kuri Ketchup ubundi hariya ho rwose niho hantu byagaragariye ko nyine bidaciye mu mucyo ariko none kuva harimo kakantu ko kuvuga ngo kwitora nyine yaritoye yabonye ko abo bantu nawe yabamenera ahita abona indi ngingo imurengera yo kwitora mwebwe umugabo afite amafaranga uriya mugabo mushatse ariko kuvuga ngo kuba hari abantu barekarama ko bibwe byo niba barakeneye ibintu bigendeye mu kuri barahari abantu bose bari kurekarama nibyo ariko ubutaha rero ibyo bintu ngo byo kwitora abantu bakoresheje amafaranga bazabikureho kuko buri gihe ubwo ufite amafaranga niwe wajya uratwara igihembo ese ubundi biriya bintu bagiye bafata nka post sibyo z'abakinnyi bose none bagasoma comment tugatorera muri comment k'ibyo byo ko biba biri kiriya bihari yego ukareba post yabamenya yagize comment zingahe ukareba post ya Nyambo yagize comment zingahe cyangwa like bakabara ibyo ngibyo ukamenya ni ari miliyoni ya like inzo bamenya mu buzima busanga si abantu bapimira ko umuntu akunzwe kuri views no kubiki kuki bira byo batabikira kuri abakareba niba ari post iragira like zingahe cyangwa comment zingahe bakabara ibyo ngibyo rero ubwo ikibazo ntago ari cyabamenya ahubwo ni ikibazo cyahashizeho kwitora ukoresheje amafaranga kuko ragabura gutsindwa ni igisebo mwana nanjye sinabyemera biva kuba byemera amafaranga nyafite nanjye nabikora kuri iyi wakemera niba bori ihagaze miliyoni 20 ugashoramo n'eshano cyangwa 10 ubuhombye se yego uriya muniga we yakurikije amategeko y'isi nge nta kintu ndi kumushinza even na Ketchup nta kintu nyine biragaragara ko hari abantu bibwe uri kumva ariko bananiwe nyine gukompeta kandi ibintu byose byari bibari imbere nose ariwo babwiye ngo we ngitore ngo we niwitore niba warumvishe abuse ninde muntu ukizi ko mwana isi ibintu byo mwisi nyine ngo bigomba kuba biri mu mucyo ntago bikunda Open TV Rashi Boy Kafulu saga uyu munsi ngiye kwivugira kuri cinema ibintu byawe na Debeni bijyaniye iriya muri cinema ndashaka kubwira ati ikintu twabonaga nk'ubufatanye cyatangiye kwangirika ndagusobanurira cyangizwa nuko ngende kubona kiri kwangizwa n'ibintu by'ibihembo biri kugenda bizamo abantu nibabyumve kimwe urugero niba nkabamenya ashobora gutwara igihembo Clapton akavuga ko bamenya atagikwiriye uri kumva umubano se yabivuze yabivuze ntago yavuze izina ariko yavuze ati wagitwaye ntago yaragikwiye kubera nyine ngo nukwitora none se we katito yavuze ati iki gihembo urumva ndi kubona atari ibyo umuntu ukunzwe n'abantu urumva nibyo umuntu ufite amafaranga kandi cyatwawe nabamenye urumva ni mu bihembo rero bya mashirika cyangwa mashirika amashariki mashirika na mashariki biratandukanye gerera narenze ko ari mashariki bya mashariki okay ibaze ko narenze kubitandukanye numvaga ari amashariki ya kera yari yobowe na base wa barutura mashiriki iracyariho yaho okay ni mashirika na mashariki okay rumva Kafuru ni mu bihembo bya Mashariki Film Festival ubwo aho bamenya yegukanye igihembo cy'umukinnyi ukunzwe n'abantu kitavuzweho rumwe n'abandi bakinnyi ariko hakaba n'abandi babishigikiye sinzi niba ari ugucinya inkoro cyangwa se niba ari ukuvuga ati nta kundi byagenda urumva gusa abarimo nka Kibonge Clapton ni umukinnyi munini tunamwise umuproducer ko anishoramo twaba tubeshye yavuze ati ibi bakwiye kubihindurira izina ubutaha bikitwa umukinnyi nyine ufite amafaranga cyangwa se bagakuraho amafaranga abantu bakajya batora atari ukuvuga ngo biri kubasaba amafaranga ibi bihembo wabibonye ute nkurikije ukuntu biri gushwanisha abakinnyi n'abandi njyewe icyo nabivugaho bamenya kuba yatwara kwanza ibintu bijyanye na award yo mu Rwanda sibyo no muri filime no mu muziki ibintu bitari kiriya ni ibintu twamaze kumenyera uribuka Juno bamwiba album y'umwaka bakaya Tom Close Juno afite indirimbo
zose ziri kuri album zose ziri hit nta ndirimbo yigeze ba flop mu ndirimbo zose zari kuri album ya Juno yego icyo gihembo bagiha Tom Close kuri album yiwe nta n'indirimbo nimwe izwi iriho yego kereka yarakoranye na Bulldog nayo yari yamenyekanye ni kwa kunda abantu babakurikirana imiziki ariko ntago yari hit kuva kera kose za Salax zagiye zisenyuka ba King James banze kubijya bamaze kwanga kubijyamo kubera ukuntu bajyagamo aziko indirimbo zari zo zikunzwe akavamo amara amasana agemba bamuhaye ku bintu bijyanye n'amawadi mu Rwanda byo byaragoranye yego babishyirana ariko ari ukurangiza umuhango nyirayahari icyo ngicyo ni ikintu kitakabaye gitungura abantu Clapton yakabaye abizi oya ariko Clapton nk'umukinnyi mukuru nk'umuntu ufashe icyumweru cyose wirirwa umuzengurukana urumva ni umukinnyi mukuru fast urumva rero kugaruka akabona ibyo bintu hari ibintu bidasobanutse biri kuberamo yarafashe umwanya we yirirwa azenguruka mu mabisi ngo bajya kwiyereka abafana bagira iki nta n'igiceri cy'ijana bari bukuremo ntaki abantu akabona final ibintu nibisobanutse abantu ntibakigira abana ugeze ubonamo Mitsutsu yaravuze ngo atereka mbabwiza ukuri ahubwo iyo ball izanatwarwa n'umuntu udakina filime muzumirwa ibyo bintu Clapton nk'umusiniya izo kata ubwo we yashatse ibintu biciye mu mucyo kandi abizi neza ko mwisi bidakunda yego urumva yashatse ibintu biciye mu mucyo kandi asobanukiwe neza ko mwisi bitemera yego so muri mu byukuri nk'umuntu wenda watwaye ikira gihembe ira modoka atabimerita yego ni Ketchup Ketchup we ni umuntu rwose ntago ari umuntu wakabaye atwara igihembo Kibonge ntago ari umuntu wakabaye atwara igihembo Nyakiso ntago ari umuntu wakabaye atwara igihembo ba actress mu bakinnyi b'abakobwa okay harimo ba Aisha harimo ba Nyambo byonyine tureba uno mwaka Aisha tureba uno mwaka cyane yego tureba uno mwaka Aisha ninde muntu even na Nyambo yego hari n'abandi bana mani ngiye maze imbisi mbona kabisa uriya muntu ntabwo yaherukaga kugaragara cyane muri filime yego kuva yarongorwa meruka ikintu gikorwa ramubonyemo nuko yari gushishikariza abantu ngo bashaka arusha ko ari gupanga filime ye yari ana postinze yatanze amanimero ngo abana bubimvamo impano ngo oya gusa hari ba Aisha ba Nyambo ba Madide ikindi kintu rero ndi kumva kitari ikibazo cy'abantu batwaye biriya bihembo niba gutora byari byemewe nyine ko buri kutoye bari amafaranga bagukuraho yego kandi kwitora byemewe kandi kwitora byemewe nje nkaba mfite amafaranga nkitora kubera yego ikibazo kiri hehe bamenya afite iri he kuza bo bamenya icyo ashinzwe arega nuko utashaka kunyuza ibintu mu mucyo ariko mu isi yaba mu mucyo Satani kuva yagwa yaza mu isi nta mucyo kiba mu isi mani urumva ibyo bintu niba bamenya arakoresha amafaranga yakitora yego nizina ry'Imana ngiyewe ndumva nta kibazo wowe se kuki utabikoze yego ubwo wenda ikosa ryari hari igihe uba ukunzwe nta mafaranga ufite rero ikosa ubwo ni ry'abantu bafashe ko gutora nose ko mbere twigira gute tukitorera akaba ari message vene akariwe bagakata nk'umufana yego kandi nabwo wabikoraga rimwe ndusi ni rimwe ra oya kuri zagumbaguma kuri zaki oya ama system ubwo ikibazo rero gihari ese ubundi biriya bintu bagiye bafata nka post sibyo z'abakinnyi bose none bagasoma comment tugatorera muri comment k'ibyo byo ko biba biri kiriya bihari yego ukareba post yabamenya yagize comment zingahe ukareba post ya Nyambo yagize comment zingahe cyangwa like bakabara ibyo ngibyo ukamenya ni ari miliyoni ya like inzo bamenya ukamenya mu buzima busanga si abantu bapimira ko umuntu akunzwe yego kuri views no kubiki ku kibira byo batabikira kuri abakareba niba ari post iragira like zingahe cyangwa comment zingahe bakabara ibyo ngibyo rero ubwo ikibazo ntago ari cyabamenya ahubwo ni ikibazo cyahashizeho gukwitora ukoresheje amafaranga kuko rega buriya gutsindwa ni igisebo mwana nanjye sinabyemera biva kuba byemera amafaranga nyafite nanjye nabikora kuri iyi hari abakinnyi ya telefone iri hari abakinnyi nagiye mbona bagiye batwara ibihembo urumva wenda ngo by'umukinnyi mwiza supporting character iki urumva ayo gasanga igihembo cyerekejwe n'ibihumbi 200 ni ikintu cyiza hari nende bahaye ngo Desa Clapton oya
sinzi umuntu ngo bahaye desa nabyo biramubabaza ngo cyane. Oya ariko naga ari umwe ni benshi bagiye ba digidigi ndumva baragiye bafata ariko hari n'abafashe 500 supporting character yafashe 500. Yagina wa muntu w'intare y'ingore. Gusa intare y'ingore yatwaye igihembo cy'umu actrice mwiza. Ariko ntago ari cyo cyambere. Rero buriya njye nakubwiye ngo hari kuri ketchup bundi. Hari yaho rwose niho hantu byagaragariye ko nyine bidaciye mu mucyo. Ariko none kuva harimo kakana ko vuga ngo kwitora. Nyine yaritoye yabonye ko abo nawe yabamenera ahita abona indi ngingo imurengera yo kwitora. Mwebwe umugabo afite amafaranga uri umugabo mushatse. Kuko simamya ko we byagera kuri yo rero. Gusa ikintu nari ngiye kuvuga ariko kuvuga ngo kuba hari abantu barekarama ko bibwe byo niba barakeneye ibintu bigendeye mu kuri barahari abantu bose bari kurekarama nibyo. Ariko ubutaha rero ibyo bintu ngo byo kwitora abantu bakoresheje amafaranga bazabikureho kuko buri gihe ubwo ufite amafaranga ni waje uratwara igihembo. Njye nari ndi kwibaza Kafuru, urabona uzanye imodoka y'amamiliyoni arenga 20 sinzi agaciro kayo gusa ni imodoka nziza. Nta kintu bitumariye kukamenya urumva. Gusa hari abakinnyi bari gutwara ibihembo bagahembwa 200,000 ku muntu wazengurukanye icyumweru, ku muntu witanze umukoresha mu nyungu zawe. Kandi hari abaterankunga b'igikorwa bagiye bashoramo amamiliyoni urumva. Sinshatse kuvuga yuko abayiteguye bari kuri body y'izo award bashobora kuba hari ibiceri bariyemo, gusa nanone n'ibyabura kumbwira kuntu ibintu byatewe inkunga na za Serena Hotel na zaki urumva harimo amafaranga menshi. Ahubwo nge ndibaza kuki badakuraho nk'ira modoka tuvuga ko ari itera polemique, ahubwo bakongera amafaranga bahemba abantu. Ugatwara igihembo ariko nubona 200,000 kibuze ukabona miliyoni. Ese ubundi abantu batagura biriya bintu hari ikintu bari babivugaho kugeza ubu? Oya bari abo baragenda bagahita bicecekera mugasigara ikibazo nyine kiri mu bantu. Rero ikintu nje nabwira nyine abo bakteri urumva we aziranga azajibona ibintu ari ibintu byo kumanurira izina cyangwa se biri kubabaza ntukabijyemo. Kandi abantu abo bajye bubaha imbaraga abantu baba bashyize mu bintu. Urafata nka Clapton ukamuhemba 200 ngabikoze iki bitarimo bitatunga n'abantu kuri set umumaranye wa mugani icyo gihe cyose umuzengurutse. Rero njewe ndumva bari abantu mbere yuko bakunoma bakabaye bakubwira ngo bipanze gutya nugera kuri no level kuri no step tuzaguhaya igihembo nyamukuru niki wowe ukajya mubizi neza nyine inyungu zirimo wakumva ari ibintu biri kuri standard yawe ukabyihorera. Kuko nta sarukundi muri ibi bihembo nabonye barashizemo igihembo. Ariko by the way hari n'ibihembo nabo batazi ubwabo urumva. Hari ibihembo biba byitiranwa urumva nyine ubona abijya kwitwa ikintu kimwe cyangwa se uwo muntu ari role zimwe ariko gasanga babitanze mu buryo bubiri. Singa kumwe se abantu bajya gutanga amawadi mu muziki ugasanga umuntu uririmba afrobeat n'uwa hip hop babazize muri category imwe kandi badakora styles impundi byo ntago bibaho. Cyangwa ugasanga nyine hari ikintu kimwe ari nka category imwe. Akenshi mu Rwanda abakinnyi ba basket na football ni bamwe. Akenshi mu Rwanda abantu bategura ibintu ubusanga nabo n'ubumenyi babifiteho. Umuntu aragenda nyine agategura nk'umushinga runaka abona zaryamo abona zakura hari abandi bantu bahirwa sinzi n'ukuntu babumva agatagenda akawudepoza ahantu ibiceri bakabimwihera ewana kaza ahubwo nge bano baniga kuki bajya mu bintu badasobanukiwe neza. Ndibaza ko bakubwiye ngo we Nyakso urumva ugiye tugiye kukuzengurukana ibyumweru bingahe ariko mu gihe utabonye igihembo nyamukuru uzahembwa 200,000. Ndibaza ko abizi ibyo bintu atabikora atajyayo kuko araye kuba akozemo filime zingahe 200,000 bashobora kubona bikorera kuri ball imwe ya prodinze mu minota ingahe urikumva. Nje ndibaza rero bakabaye bajya mu bintu basobanukiye bazi neza inyungu zirimo kuko abantu mani bihimbira imishinga kaze kagukiniraho. Ariko umuntu gukoza ibintu nkabiya nawe butashobora kwitegura ibintu nakabura abantu babyitabira. Ni gutyo za Salax zarangiye baje bagerageza bashyira ibintu mu kuri kuko nkara rwose sinumva ukuntu nkabamenya abayatwaye igihembo cy'umu acteur mwiza. Hari Kiramani mutera inkuru rero. Kiramani buriya afite filime zirenze 3
zose aba ari kwatingamo ibintu bitandukanye totally urumva ahari umugome ahari umuntu mwiza hari iki urumva ibyo ni ibintu bishobora kukwereka umwacteur mwiza ariko cyiza cyabamenya ntago yigeze hakana reka bamenya we nakubwiye nese reka nkubaze mwana yego ubundi niba wenda ira modoka twari turi kugereranya agaciro ka miliyoni zingahe zirenga 20 sibyo none se wowe ubizi neza ko abo bakiramana nyine aho igihe kigeze bakuri imbere byanga bikunda barakurya sibyo yego ariko hakaba hari andi mahitamo wowe ufitiye ubushobozi yego wakora iki gusa nanone bino bihembe okay nose ubu turakomeza tubivuge ngo babariye ariko imodoka yayitwaye hari ikindi se kuyigenda anywa agakawa rero ahubwo biba byane somo ujye umenya ko nyine mwisa ari uguhangana mwana nta mikino ihari yego ibi bihembo rero akaba hari ikintu cyuko biri gutera nyine umwuka mubi muri sinema yari imaze igihe abantu bafashanya basapotingana ariko bakaba batangiye gutaninga imigongo yabo kuri bagenzi babo reka nkubwire ko numbwire kuntu nkabamenya urumva hari ikintu agiye ari bukenere gufasha nka Clapton ntago yakimufasha yobeye nako kantu yaba yaramubitsemo ariko njyewe aka kanya nta kosa niri wowe niba wumva ko nuza yitoye ku mafaranga ye nawe ayo mahitamo wari uyafite wowe ukaba wabigize beef ni ikibazo ni icyawe yego kuko ntago zirabora ari bamenya waziteguye mwana sibyo baramunomye kuko nawe bakunomye mwese inzira ingo zibarengera bazibakira imbere uri kubabazwa ni warakariye ahubwo abo bantu bazanye ibintu bidasetinze neza ndi kumva njyewe umuntu uri bugirire bifu cyangwa akarakarira umuntu watwaye igihembo araba afite imyumvire iciriritse iri hasi urumva izo bifu ziranababaza wowe yego nta kiba kuko nta kosa bafite bakoze icyo bagomba gukora nyine kugira ngo batsinde niki cyatumye ushobora kwibaza ati niki cyatumye nka Dr Nsabi ava mwabiriya bintu byose nta n'igihembo na kimwe abonye harya nawe yari arimo yego ariko yikuyemo cyangwa nawe yabuze igihembo na kimwe yabuze igihembo uzi impamvu se nyine harimo abantu baje navuga ko se nta makuru bari bafite hari abantu baje bo bizeye igikundiro mwana sibyo bizeye igikundiro cyabo ariko sinzi impamvu muri no misi hari umuntu utazi ko ibyo bintu mani muri no si ikijya bidakora yego kugira ngo ugire ikintu gering hari ikintu nawe ugira iki utanga niko ibintu bimeze birango by'amarushanwa ngo ibikingo by'igikundiro karakantu Clapton yavuze ngo ntago yabonye ko bira bintu bitagendera ku kubukunzwe ahubwo rero nizere ko igasamo baribonye ubutagikundiro cyabo bazagiye nka 20%. Yego ibindi wayigenere 80% bamenye ko nyine na amafaranga niwumva utabishoboye wikirirwa ujyamo nago zakubremera ngo nagiyembo abazavuga ati yanze kubijyamo buriya biraruta kugira ngo uburi umuntu waruzi kukunzwe biranakwangiza mwana wari ubizi ko uri umuntu ukunzwe mu bantu wisange bikugendekeye nka kuriya birutwa nuko wakora inzira abandi bantu bakora nikata ibyo ntago babiyobewe urumva cyangwa se ukareka kujyayo nkuko mitutsi yanze kujyayo hari n'ikindi gihembo cyahawe ngo ikinyamakuru ngo gishyigikira sinema nyarwanda ubwo ibyo binyamakuru byari bihanganye harimo Igihe harimo Chita harimo nyine ibindi binyamakuru ariko Chita yaracyegukanye Chita se ngo ashyigikira sinema nyarwanda ngo Chita ngo sinema nyarwanda ngayandikaho ngarayikurikirana cyane ngarayikunda ngo Chita Magic rwose ni inshuti ya sinema kandi nawe ubwo arabikwemerera akavuga ati jewe n'abakinnyi tuba turi kumwe amakuru ya filime nyarwanda mbanyazi kuri ajya wenda akoresha nk'abanyamba ama interview kandi abari mu kazi bari kubacuruza ariko nganandika kuri sinema cyane nyarwanda ku kinyamakuru ngiye ntabyo njya mbona ubwo ninjye ureba nabi ni gute Chita individual yaba yariye umwanya nk'Igihe reka nkubwize n'ukuri usibye nawe usibye n'Igihe nta kintu na kimwe ni iki se basapotinga aba sinema usibye wenda kubandikaho nabwo ari inkuru bari gushaka ngo bazicuruze kandi inkuru nyinshi ziba ari inkuru mbi kandi ikindi nyinshi ntabwo wasohoraga filime
baze bandika ati mugende murebe filime kabiri kangahe kabiri kangahe nyine umuntu wenda nka Kiramana asora filime bakabyandika ngo yasohoye filime ariko cita ngo bajyanye muri iriya tuwa nyine bazengurukanye ngo bajya imbere y'abafana ntabwo yabipostingaga ntabwo yabiuploadingaga kuri none subwo yari ari mu kazi ke mane nyine ibyo biboro ibintu bijyanye n'ibintu by'amarushanwa no gutegurwa ry'amarushanwa byo mu Rwanda ngenda bizwe bimeze nabibonye igihe kinini ntago nyine nta kintu cyabamo ngo kintungure yego ni gutyo bimeze nyine ukurusha arakurya kandi nanone ikindi kintu nshaka kuvuga niba uzanye award igamije ikintu kiniki ari cyo kiri principal mu bintu byawe ubwo ndavuga nk'ijiva award niba uje uvuga ati wenda nuguhemba abakobwa beza n'abahungu beza ubutaha wiza uvuga ati uje no gushyiramo umuziki n'ibiki nuko banga abayarebye agasanga ahantu by'abakobwa nta mugato uri kuvamo gahita avuga ati reka mpendure umuvuno shifting nje no murebe ngi wasanga ariho harimo akantu yego urumva yego kuko abanyarwanda kuza kubabwira ngo agiye guhemba ngo umukobwa mwiza ubwo suza bizaba nka Miss Rwanda nayo ko yagiye ndumva twanasoza nta kintu kirimo nyine ugaharebye katiye mu muziki niho harimo urusaku wenda niho ahantu umuntu yanarira ibyo nje kubwira abanyarwanda ngo ahembye ngo umukobwa mwiza ibyo bintu twaje gusanga ubwo ari Kafuru dusoze